Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, KEZA. Happy birthday to you. Ugira umunsi mwiza. Ugira umunsi mwiza. Ugira umunsi mwiza, KEZA. Ke. Sabukuru nziza. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ke. Ihangane wakire mikoro. Use kamera ntabwo twaba tukivanyeho twahageze. Ke ahantu watatse neza. Ahantu numiwe. Ke umeze neza? Umunsi mwiza w'amavuko. Iyo mwaka wa 2018 n'iya 2022. Izo nizo anniversaire zanshimishije. Ariko niyi ngiyi ndabona iri bunshimishe. 2018 byagenze gute ke? 2018 impamvu yanshimishije kuri anniversaire bamaye imodoka. Wow. Ninde wiguhaye? Oya. Nibanga. Nagari papa. Oya, mzee yayimaye nyirangiza kwiga kandi narangije inyanyiza secondaire kandi narangije 2015. Nyuma y'imyaka 3 ubonye indi nshyashya. Ariko na 2022 narishimye kubera ko nari ndi pregnant. So nagize anniversaire nayifese ntazi ko ngomba kwifeta, ntazi ko ndi bugiyemo ibyishimo, ntazi ko nyine abantu bari bunaze. So gukora ikiganiro kwa M Irene uravuga ngo shango niyo wazumeze uturi umusore ukennye. Shareka cyokora ahubwo kambabwire reka du clearing bino bintu. Yego. Umukobwa bita Jackie ngira ngo uramuzi aba muri social media numwe mu uriya mukobwa njya mukurikirana cyane kireke yonguyeho nka gutyo nkareba kantu cyangwa nk'ikintu runaka kigatrendinga. Ariko mana yanjye uriya mugabo yabonye Imana imuha umugisha. Nge nsabiye umugisha umugabo we. Yagusuje cyane nkwifurije ibihe byiza kugubwa neza cyane ukunda Iris TV ndizera kumeze neza ndizera ko nyagasana kurinze. Twageze rero kwa KEZA murabizi ko itariki 30 n'iz'ukwezi kwa 10 abafite isabukuru y'amavuko ko bimeze bamwita Teriski mumaze kubimenyera. Twageze iwe mu rugo ariko natwe dushatse kumukorera surprise itunguranye ngira murabibona keke twayanditseho nka Iris family twanditse tuti happy birthday KEZA happy +1. Ntago tuzi imyaka agize ariko tugiye kubiganira. Twaba tuti turagukunda we love you so much. Twageze rero mu rugo iwe ni muri salo tugize amahirwe yo kwinjira ubwo turamutegereje. Twamuzaniye n'indabyo ariko twamuzaniye n'indabyo murabibona. Izi ndabo nazo murazibona kabisa ziba ziteguye neza ariko keke by'umwihariko ibavuye muri Mr Marvin ni restaurant iri Nyamirambo mu Marangi. Na ahantu heza cyane ushobora kujya ngira ngo kuri screen zanyu murabibona ushobora kwajya nimero ziriho haba inyama guhera ku 2000 waryo ukishima ukagubwa neza cyane. Twahageze rero na ahantu hari ikintu bita design mu gikuta harimo za M harimo ngira ngo Emilie umusore wanjye bari kubikora neza cyane nubwo atari ingaragu ndabiza abakobwa bakunda abantu b'ingaragu. Uyarubatse rero twahageze ni kwa KEZA Teriski uturi mu nzu imbere tuje kuganira nawe mu gihe tukimutegereje ko surprise itangira dushimira na Jackie wadufashije kugira ngo tumugereho. KEZA taramenya ibyabaye rero twahageze turatangiye igikorwa cyacu nyirizina turanamuganiriza tumuha indabo. Buryo umuntu ugira famille biba biryoshye cyane reka twigendere ibikorwa biracyaza mu kanya gatoya. Nkuko rero nabibabwiye twageze muri salo ya KEZA Teriski niho turi wakakanya tegereje rero kaza. Jackie yasabye ko baza kumukingurira KEZA ntagazi ko duhari ntagazi ko turi muri salo twahageze. Uburyo tugiye kubikoramo nyine no kugira ngo aze yihuta nasanga duhari ntahagiye gufungurira Jackie asange twe twahageze n'ubundi kare twamaze kuhagera. Jackie muhamagaraze
twageze turi muri salo ya Keza Teriski. Murabizi byacu ntibitinda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Keza. Happy birthday to you. Ugira umunsi mwiza. Ugira umunsi mwiza. Ugira umunsi mwiza, Keza. Sabukuru nziza. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ihangane wakire mikro. Use kamera ntabwo twaba tukivanyeho twahageze. Keka ahantu watatse neza. Ahantu numiwe. Umeze neza? Umunsi mwiza w'amavuko. Oya nturire uyu munsi n'uwawe, ni umunsi mwiza Imana ibagennye ngo wishime, unezerwe, uryoherwe wowe n'abawe. Natwe rero nka Iris team cyangwa se family yose turahabaye ku bwawe. Karibu. Ubwo se Keza aremera ko tuganirira hehera. Mwebwe muri kuma karibu. Karibu. Epe murahima. Karibu. Hebe nini ngari yawe. Twiganirire rwose. Ariko mana keke yawe ntago ari byiza. Wa Jackie abagomba kubikora kuko ni ibintu byiza. Dore ibyishimo byawe ngibi. We love you. Ubwo abari big team twese tuba tukuri inyuma kabisa. Tuvuga tuti Keza. Ariko ndabona sinzi impamvu umudesigner wacu yashyizeho keke 5 yaba ari imyaka 50. Ubwo si hafi ya 50 ra. Turakomeje turi kumwe na Keza Teriski. Keza, izo ndabo urazibona ute? Ni nziza mana, nkunda indabo mu buzima bwanjye mana yanjye. Thank you nukuri mbishye. Ese ugereranyije indabo hari ibintu byinshi Imana agirema ariko ubwo turavanamo umuntu. Indabo ziza ku mwanya wa kangahe mu bintu ukunda Imana yaremye? Mu bintu nkunda Imana yaremye havuyemo umuntu. Buseke ko nubundi nabyo ari natire. Umva ni nkunda indabo pe. Nkunda indabo cyane. Umva nkunda indabo. Nari amfite yindi buke nimba ari nde wayinyoherereje mana yanjye. Ariko ufite n'abakunzi benshi. None se ko nanjye mbakunda. Oya ufite abakunzi. Uti nago nzi umuntu wayinyoherereje. Gift watangiye kuzakira ejo cyane uyu munsi. Hashize nk'iminsi nk'ine. Abantu bakwitayeho biba bimeze gute kugira abantu bakusurroundinze cyangwa se bari impande zawe bahora bavuga bati Keza afite anniversaire, afite ibirori runaka, ubwo ni kama anniversaire wenda mu bebe naba yegereza niki, uba wumva bimeze gute? Ayo cyo kora muri abana nese kambabwire yo shandajagaraye. Mana we naraye nkweya. Ariko urasa neza. Ndasa neza he koko. Nukuri urasa neza. Jackie byiri yo nyoreza ka message ati byibura irwaneho pe. Dore ko waruvuye no mu birori kwizihiza anniversaire yawe uburi bukora iki uwo munsi? Uwo munsi rero uwo munsi akenshi nirirwa ndyamye kubera yuko saa 6 z'ijoro zigera ndi maso nyine umunsi wa anniversaire. Wa postinze kare n'iri joro postinga kabebe nawe muri kugenda. Uwo munsi rero ugera ndi maso nka celebra ngiye ntangira gucelebra nyine ubwiryo joro. Kuri uwo munsi nyirizina rero kenshi rwose mba ndyamye ariko noneho ni mugoroba nkaba ndi busangire nyine n'aba friend n'aba family tukareba ahantu twicara tugasangira. Anniversaire wibuka yagushimishije kurenza izindi zose zabayeho? Ni ukuvuga ngo wari imwe uzire exceptionnel kurenza izindi. Ni yari ryari ese habaye iki? Ni y'umwaka wa ko ari ebyiri se. Ntacyo urega turi wawe uravuga ikintu cyose ushaka uyu munsi. Y'umwaka wa 2018 n'iya 2022.
izo nizo anniversaire zanshimishije ariko n'iyi ngiyi ndabona iri bunshimishe 2018 byagenze gute ke 2018 impamvu yanshimishije kuri anniversaire bampaye imodoka. Wow. Ninde wiguhaye? Oya. Nibanga. Ngari ngombwa ariko nagari papa. Oya, muzehe yayimaye nyirangiza kwiga kandi narangije inyanyiza secondaire kandi narangije 2015. Nyuma y'imyaka 3 ubonye indi nshyashya. Ariko na 2022 narishimye kubera ko nari ndi pregnant. So nagize anniversaire nayifese ntazi ko ngomba kwifeta, ntazi ko ndi bugiyemo ibyishimo, ntazi ko nyine abantu bari bunaze. Ariko mbona abantu baraje turishima, haza abantu ntexpectingaga, haza abahanzi barandirimbira. Donc sinari nzi ko bari bunaze n'abo bahanzi, sinari nanabemvise pe, ariko donc bamvishe Keza afite anniversaire baraza. Donc nyine binkora ku mutima, numva nyine ko nkunzwe. Ikindi nyine haburaga igihe gito ntari wenyine, you know, yaranshimishije iyo anniversaire. Anniversaire kugira ngo igushimishe uba uri kumwe n'abandi. Ngewe rero kankubwire, ngewe ko nkunda abantu, iyo ndi kumwe, iyo mbona nticaye ngenyine ndi kumwe n'abantu, ni ukuri mba nishimye. Iri kumwe n'abantu, it doesn't matter niba ari famille, niba bapfa kuba ari n'inshuti, abantu bawe bari hafi. Bari n'inshuti kabisa. Ngewe nka famille nta nubwo kuri anniversaire kenshi tubonana, kereka nyine nk'abo turi mu kigero kimwe, ariko nka famille nk'ubu ngubu bashobora nko kuntegurira nka surprise nk'icyumweru gitaha. Ego. Ako nibyo. Kuko nabonye kugufata nawe ntago biba byoroshye, bisaba guca ku mpande abantu mukorana bakabeshya. Anniversaire rero irabaye, no munsi anavuga ko udasanzwe ku buzima bw'umuntu, imyaka ibigenda yiyongera. Achievements washakaga kugeraho, urumva ugeze mu myaka ntari bukubaza, ariko ni muri +1 nyine. Ibyo washakaga kugeraho ukiri umwana. Ke ugeze kuri 90%. Ibyo nashaka kugeraho shase ko nyibura ibintu byinshi. Na 15% iri. Habe. Ese akabebe niho gatekerezaga? None sinzongera nkabyara. Uzanongera? Umva oya pe, haracyabura ibintu byinshi, haracyabura abandi bana, haracyabura amafaranga, haracyabura ibintu byinshi cyane. Amafaranga uri afite? Ari hese. Amafaranga uri afite, abantu mutubwire muri comment. Keza ntasa n'amafaranga. Mu ndorere sha. Ibaza umukobwa ubyutsa agasarya. Ndasane cyakora Imana bababarire we. Wano kuvuga ngo umuntu urumva ushaka kurambagiza cyangwa umusore ushaka kurambagiza, baravuga ngo uzamurebe umukobwa byutsa. Ndagumiwe noneho karabaje. Ntabwo bishoboka. Nimba ari ukubambonye ndagumiwe. Uri mu bantu basa neza babyutsa. Kandi iyo ni compliment uzajya ugenderaho. Reka nkubwire, wenda sinzi igihe ariko igihe kiragukundana ndakizi, cyangwa se wabona warongeye ugakundana nyuma y'icyo gihe, ariko nta musore wabikubwiye ko usa neza ubyutse. Shaka nkubwire ibyo bintu ntabyo nzi, nabyo nibuka. Icyo nimva muri aka kanya nuko nshyushye umutwe. Nabindi. Surprise yagusajije. Yansajije, munsanze mu rugo nari nkiryamye. Bari bambwiye ngo Jackie twavuganye, arambwira ngo araje tujye kureba ahantu turi busangirire n'abantu. Ubwo rero numvaga nyine ari uje, ngiye kubyuka nkitegura tukagenda kubera ko ntago ari kure. None ubu uribyukiye wiyambariye kola na t-shirt. Ubwo mu buriro wari wambaye iki? Kujya ujye guhindura wambare gutyo. Love the new. Cyangwa nawe ndakura nambaye imyenda. Cyangwa urara wiyambariye ukuri. Nkuko umuntu yavutse. Ukuri nyine nibwo akayaga kaza kakinjira neza mubiri wose. Hari n'ubushyuhe uteye ubwoba muri Kigali arashyushye. Ku mugani wayandirimba wa DJ Pius ngo urubyiruko rufite ubushyuhe. Anniversaire ya 2022 ninde wayiteguye? Njyewe. Niwe yiteguriye. Unatumira abahanzi? Oya. Natumiye abashuti.
then abo bashuti harimo n'abahanzi nabo bazana abandi bahanzi bagenzi babo, haza nyine abantu benshi, haba haruzuye, abaruzuye pe. ke hari ibintu wifuza kuri anniversaire, gift ya mbere urayibonye, ni ururabo niyo ntuza ya mbere mba nifuza kuri anniversaire. Yego. Indi mpano, imodoka urayibonye, ariko banamindi indi modoka umuntu waguye imodoka muri iyi minsi birakaze kabisa. Birakaze. Ese 2022 ntitwe tuvuye muri covid ko wayibonye se? 2018 amafaranga yarakiboneka. Amafaranga yarabonekaga nabo ngo gusebya. Ariko uyibonye imodoka nayo byaba ari byishimo cyane, nese ubwo ari umuntu wayangara. Werutse gukora ikiganiro kwa M Irene, uravuga ngo shango niyo wazumeze utura umusore ukennye. Shareka cyokora ahubwo kambabwire reka du clearing bino bintu. Yego. Imana ishimwe mbonye ahantu nkora ikiganiro. Mwabantu mwe mwaragiye, sinza abantutse, sinza bagize gute. Wowe nimba uri umukene wishimiye ko ukennye. Nimba uri umukire wishimiye ko akundana n'umuntu ukennye. Cyane nimba uri umukene wakishimira ko akundana n'undi muntu ukennye, cyangwa wakishimira ko akundana n'umuntu ukize. Mva wakitabye jo cyangwa turamuvugisha mukanya. Urumva? Rero abantu ngewe simbise ikibazo bafite pe, kubera iki mwumva ibintu nabi, kuki mwabyumvise nabi. Nukuri nta muntu ukunda umuntu ukennye. Wese umuntu ukennye mukanya murabura amakara yo guteka ibishyimbo, mutangire mutongane. Mukanya murabura ngo igikoma cyangwa isukari yo gushyira mu gikoma cy'umwana se. Shanshuti yanjye, ahubwo kambabwire nta muntu ukunda ubukene pe, yaba ari nge yaba ari wowe undeba, nta muntu ukunda ubukene. Urumva? Ahubwo mwajya muvuga ngo Imana igiturinda ubukene, naho ntago wakicara uvuge ngo Imana imaye umuntu ukennye ngo twakundana. Ni ukuri kw'Imana, nanjye ubivuga ngaha ndakennye, ariko mba nshaka nanjye umukire. No gushaka urakennye se ubu? Ndakennye ariko nanjye mba nshaka umukire, ni ukuri. None se ke hari abasore wakuye umutima? Oya. None se harasore tutifitiye amafaranga turi kugerageza no kwitunga byanze. Nese ke ntago amugirira impuhwe mukibanira, ugafasha umuntu umwana w'Imana. Uwo musore umeze gutyo yakishimira ko yakundana n'undi mukobwa nawe umeze gutyo. Bagashakisha ntari bimushaka mwongere muntu ke, ngiye sinabyifuza. Ngiye nta kintu bimbwiye, n'amakomenti ndagenda nkayasoma, sinzavuze ngo murinjiji ahubwo mwebwe abantu mwumva ko mugomba ngo gukundana n'umuntu ukennye ngo ibiki. Gukena arya bavuga gukena si ingeso. Gukena ntago ari ingeso pe. Uri kumva? Nta n'umuntu wihamagarira gukena. Ariko rero nta nubwo wakicara ngo wifuze gukundana cyangwa kubana n'umuntu ukennye. Ahubwo Imana igiturinda ubwo bukene. Ariko rero ntago wakicara ngo bizakwizanira. None se ke ushatse umusore ntakennye wenda ariko afite duke, sibyo? Wowe ke wowe abantu bamaze kukumenya, niba umuntu ashaka kuguha gift y'imodoka, sibyo? None ubwo ninjye ukize cyane uwo muntu ukize wayimaye. Genda kennye. Wowe urakize uretse gato yake na papa yarayiguhaye. Va kuri uwo muntu w'umusore wundi. Niba ariko si ibyanjye. Yego ariko nawe warakoze. Ke ntago wagira impuhwe ngo mufatanye mwese aze mushaka ibiceri. Ariko ngiye mwananyumvishe nabi. Hari gukena kabisa byanyagupfa. Byanya kujya ahubwo. Byajya kujya niko. Wa undi uhumeka amenya akagwa. Ndamwumva Blaise nawe ibyavuze mu mbaga. Ariko abo baba ari abanebwe. Gukena ubundi bwa mbere gukena ni ugukena hano. Yego ni gukena mu mutwe. Rero bamaze gukena mu mutwe ni ukurisha n'ahandi biranga pe. Ni ukuri. Hari ukuntu noneho ubona ukakora nk'ikintu ukabona ntibigenda ngo aha ngiye n'ubundi narakasiriwe kabisa. Nta kizacamo biranga gutya na gutya. Ukagenda noneho ukaba muri iyo cage kumva ko nyine wakennye nta kintu wakora ngo bikunde. Ubwo rero ugakomeza ukennye noneho kanakena cyane. Ariko hari ugukena ariko ufite igitekerezo.
uri kumva mu mutwe hakora icyo gihe rero wagenda ejo n'ejo bundi ukabona akazi keza cyangwa ukiyandikira umushinga wawe niyo utabona amafaranga awukora ukagenda ugashaka umuntu w'umubosi ubona KEZA yagufasha reka njyewe nta kintu nibereyeho nk'abantu inde niko urumva ubundi ugashaka umuntu w'umubosi akagura uwo mushinga wawe urumva ahubwo ugasigaranamo shares kubera ko nawe ntuzakora umushinga ngo uwutange wose ejo n'ejo bundi Imana waba ikintu cyadanje ugasanga wowe usigaye mu mandazi abandi bakagukirira ahubwo urawutanga kuko we nta mafaranga ufite wamara kuwutanga yaba ari umushinga mwiza munini ufatika noneho bakaguramo percentage bakashyiramo ayo mafaranga bakaguramo shares bagashyiramo ayo mafaranga ubundi nawe ugasigaranamo shares zawe uko umushinga ukura nta kibazo twadushaje ukaba ukidufiteho tugenda dukura urumva rero gukena hambere ni ugukena mu mutwe ubwo rero abantu mwanyumvishe mukajya kunyumva nabi ubwa mbere byo nuko mukenenye mu mutwe kubyumva rwose inshuti yanjye mbisubiremo kuri Iris sinakundana n'umuntu ukennye kandi especially bihera gukena mu mutwe Emilia yarihebye ubwo akennye mu mutwe se Emilia hari umutipe twa tonalite dukorana ugukunda cyane ariko afite amafaranga make n'umuzi w'umuhanzi tonalite ni penalite niyo nike tonalite se ko iryo zina ndumva ndiza ariko ntago KEZA wowe ubundi nk'ubu urugero umusore wifuza nibura abayinjiza ngahe ku kwezi abemba cyari kazi nta by'ubukene kuko ubukene bavugaga babwumvise ni mu mutwe reka rero nkubwire ntago ngiye nareba ngo yabenjiza ngahe ku kwezi kubera ko sinaba nzi dépenses ziwe yego nshobora kuvuga ngo yinjiza aya mafaranga ariko ugasanga dépenses afite zijya guhura n'ayo mafaranga yinjije kereka ubwo yenda uvuze ati yaba asigarana ngahe ukuyemo dépenses ze yaba afite ariko icyo ngicyo cyo sindi bukigusubize ibintu by'amafaranga urifata aha bambwiye niyo mpamvu nzagumirwa ngo ngasazira iwacu nimba mbi wacu niba ubi wabo nimba mbi wabo ngo uravuga ngo urashaka ngo uzagumirwa muri comment uziko nubura nkunda comment nkunda comment bya hatari ujya mukasoma ukareba uburyo bakubwira no uyu munsi nshobora kureba comment ari yenda nka 50 ejo nabyuka ngo nazabaye nka 80 nkajya kusubiramo kugira ngo hose nkati twe twiyongereyeho noneho bavuze ibiki mbona agashya nisekere ndazikunda ntabwo zijya ziguca intege ngo wapi nukuri ahubwo nyine zishobora kumara stress nkaseka ukose uwo muntu ntituba tuziranye tugize gute nta kintu babimbwiye ngiye nyine ndasoma nkisekera wantuka babigenza gute nkavuga wow ntacyo wafashe umwanya urabireba bro iminsi rero iragiye nakubajije achievements umbwira ko ntaho birajya ariko iyo utekereje ikintu cyo kubyara ababebe wumva uzagira bangahe shamana reka nkubwire wa mugani waba abantu bo muri comment nzanagumirwa ariko ubu ngubu mfite umugabo nabyara koko nabyara ngiye nkunda abana benshi ni ukuri nibura nk'abangahe nk'icumi ni 10 rwose nababyara ngiye nkunda abana handi mba numva ahubwo mbonye umugabo yanyanga ati ikigore kibyaragura ari abagabo bikundira abagore babyara hari n'abavuga tereka uyu umugore wanjye urabyara ni ibibazo ni stress ngiye nkunda abana rero nabyara n'ukuri umwana wanjye afite umwaka n'amezi 7 ubu ngubu nari bube mfite undi kabisa yarambabaje angana kuriya koko shake nibura ujye ushyiramo imyaka 3 we reka yaba ari myinshi ariko nyine ubwizajyamo kubera yuko nyine I'm single nese ubu uri single akokeye bagireka kubeshya ariko ndi single cyangwa mfite umuntu simbizi oya wibabaza umukunzi icyo nzi nturi wenyine ndi muri situation niko ubu dutegereze umugabo ryari ariko noneho baza aba bantu ngiye se umugabo mutubwire KEZA ko ubukwe mu myaka ingana gute
none se ngewe ariko umugabo waje ubu wamwemera ndishingira ni ukuvuga utegereje nyine umugabo ariko ni ukuvuga ngo uko yaza kose apfa kuba adakennye wamwemera ashaka kubaka ariko hari n'abantu baba bashaka gukora ubukwe ariko badashaka kubaka umugabo ushaka kubaka umumenya gute umwana wanjye abaye cyari akorera cyane shamujye kureba uriya mwana shana ari kwikinira ndi kukubaza nti umugabo wifuza nyine abameze ati kuko cyane ko wowe aje adakennye icyo cya mbere iyo ni karite ya mbere aje ari umudivorce afite nk'abana nka 7 nta kibazo twabarera n'uwanjye nawe akajyamo tukabyara n'abandi 10 bagita wa 18 yego uravuze ngo umugabo ngo ushaka kubaka ngo niwe ngo ukeneye umugabo ushaka kubaka yaba ari umusore ushaka kubaka yaba ari umugabo uri divorce ushaka kubaka pfa kuba adakennye ni ukuri tw'abana wahuye n'ibibazo kabisa ke bihe ese kandi uko gukena kuki nyine kadashobora kuvaho kuri yo karita erega umuntu utinya ishyamba atinya icyo yahuriyemo nacyo mwabantu ngiye mvuga ibyanjye nzi kandi mfite n'ibyo nahuriyemo nabyo nabonye rero n'abandi nabo bafite icyo bagenderaho bakunda kandi ntashaka kugenda ngo mubwire ngo kukinga ibintu ibi yego ngiye rero nzi uburyo gukena uri mu rugo bimera bikaba bibi cyane bikaba worse kabisa nzi no kuba uri mu rugo ufite amafaranga uko bimera yego byose bigenda biryoha iyo mumeranye neza mufite n'ibiceri moya mwashwana ariko ntimwashwana nk'abakene hari quote kuri YouTube Instagram ivuga ngo aho kuririra kanyarira najya kuririra Dubai none se sibyo se sa Go kanyarira ubwo bageze yute uba wakubise ikirenge inshuti yanjye kigashyuha kwa Yezu nyiri impuhwe uri kubyumva neza ariko sha kabisa ukavuga genda mana wararemye urubyiruko rwinshi se ko iyi minsi bafite ikibazo cyuko bari gukora amakwe nyuma y'amezi 6 umwaka 2 kumva ba divorcinze byarangiye ubona biri guterwa n'ikike ni ibintu bibiri ngiye mbona icyambere baba bataraba tayari nyine niyo mpamvu nakubwiye ngo hari ugushaka uvuga ati reka nkora ubukwe urumva ndi kumva uyu muntu nyine mukunze reka nkomeze mu keeping nyine turi kumwe urumva yego ugashaka wowe utazi nyine igisobanuro cyo kuba ugiye gushaka kuko gushaka ni irindi shuri rishyashya nshuti yanjye urumva aho rero uragenda nyine wamugeza mu rugo kavuga ati atu naramuzanye ari mu rugo wowe noneho kuko utashakaga gushaka ari ukugira ngo uwo muntu mube muri kumwe ari kugira ngo address iboneke tu address iboneke ugakomeza za gahunda zawe zose n'undi wabaga muri umusore cyangwa ugakomeza za gahunda zawe n'undi wabagamo uri umukobwa urumva icyo gihe rero ntabwo uba waragiye ugiye gushaka urumva waragiye kugira ngo ugire address icyo gihe se urumva mwarambana mwamarana mwahuza muti icyo ni kimwe ikindi cya kabiri nubwo bukene nababwiye ubwo bukene rero duspose ushaka ari umutipe pe n'umukobwa umukobwa ari mwiza sibyo tureke ngiye mwirirwa mutuka umukobwa ari mwiza sibyo noneho yarangiza kubera ko bakennye akanyura yenda agiye nko kuri boutique nko kugura nk'ikibiriti cyangwa umunyu sibyo nk'umugabo akinyurira we yifitiye amafaranga cyangwa se nyiri iyo boutique tureke no kujya kurenga ibiki nyiri iyo boutique yabaye ati akira nkongeze n'aka kantu kamukubitana 5 urumva akira bigende gutya na gutya urumva ugasanga bitangiye kubateza ikibazo mu rugo ukabimenya uri umugabo ukaburafushye kandi ukirengagiza yuko yamuhaye ikiro cy'ibirayi yazanye mu rugo akagiteka mukabisangira wowe utabashije kugihaha yego sibyo rero icyiza nimba wamaze kwiyakira ko ukavuga ati uke nta kundi turakene uwo muntu niba naza bakamukorera ibyo bintu nshuti yanjye uzihangane ko ntabwo babizanye ku meza ngo bitereke ahangaha kandi nawe ntabagenga birire hariya wenyine aba yabizanye nawe mukabisangira akakugaburira
ubwo ujye wihangana ntugafuhe ahubwo wicare hamwe bakugaburire. Utiwicare hamwe tukugaburire. Si ku mugore gusa nimba ari n'umugabo ikigore kikamwikundira nawe wa mugore we nawe utaragiye ngo ushake ngo amafaranga. Yego. Kicara ngo nanjye ngo nzicara ngo ntungwe ngo n'umugabo ngo ibikinga ibiki. Simvuge gutya ngo umuntu umugabo ukize ngo nanjye ngo nzagenda ngo nicare ngo gutya negereje ngo umugabo ukize. Nawe wa mugore ushaka kugendeje umugabo akiyurira n'umugore urumva nawe akamumenamo ifaranga. Nawe wa mugore uzicara utuze kuko abazaguhahira akabizana mugasangira. Yego. Tureke nabo ngabo. N'umuntu ashobora kuvuga ati okay reka nkufashe nkufungurire aka business. Nshuti yanjye mwasezeranye yenda ivangamutungo. Niba umuntu ashaka agashingira uwo mugabo wawe business cyangwa umugore wawe business igiye mu mitungo mufitanye. Yego. None rose irihe mwari mukeneye mubonye uje kubafasha. Rose iri hehe? None se ukene no kuba utazi icyo ugiye gukora mu rugo udashaka gushaka. Ibyo bintu njye nibyo mbona bisenye ngo muri iyi minsi. Yego. Ke uramutse ufashe umugabo wawe yaguciye inyuma. Mfite umushuti wanjye ujye uvuga ngo ntago bishoboka ngo ngiye upfa kwanciye inyuma nkabimenya. Ngo ntago twasubirana. Ngo uri n'umugabo ngo byabirangiye. Nese ibyo baba baciye. Ikibazo nuko wansuzugura nyine ngo nimba yenda nkufashe uri kubyumva hari ukuntu ushaka gufata umuntu akarakubwira ati umva uje hano gukora iki taha uri kubyumva mwana uwo muntu abagusuzuguje uwo bari kumwe. Hari n'ushaka kandi ari we wisezerano hari n'ushobora gufata akakwirukankaho ati umva reka buriya ni imyenda yanjye yari imenetseho amazi nkuyemo bigenze gutya na gutya donc uramubonye ariko ntago ari gushaka no kubyemera buryo uwo muntu aba akigukunda no kuba nawe rwose nyine nese ko umubiri ari umubiri kandi abantu turi abantu bashaka kubikora ukaba mufata cyane ntumufate ntago icyo kintu kiri mu bintu byagasenya urugo ariko abikoza kanabigusuzuguriramo shaho ngaho kabisa biba byarangiye. Abikoze bwa mbere ukamufata akagusaba imbabazi agapfukama akakwinginga bwa kabiri ukamufata nk'ubwa gatatu wabigenza ute? Ntago byasenya urugo nabyo? Impamvu uravuga ati kandebe icyambere cya kwanza yubahiriza inshingano mu rugo ibyo yagiye gukora nanjye arabinkorera nkishima. Nimba yagiye kubikora njye ataza ngo amereze ibyo byishimo cyaba ari ikibazo gikomeye. Yego. Sibyo ariko naza akabanza kamereza ibyo byishimo nkanezerwa utubara gasigaranye rwose katujyana nakazike. Nimba yaje agahaha nimba mukodesha akishyura inzu sibyo ibintu byose akabikora akamenya ati mu rugo hakenewe ibi akavuga ati ndabizi umugore wanjye ntago ari ngombwa ngaze yirirwa nsabanga amafaranga yo muri salon amafaranga y'ibi nibi akavuga ati yenda akamuhereze 100,000 akemere mu tubazo twe ngiye ntanazi ni urugero sibyo ubundi agafata ya 50 cyangwa 20 akagenda akayahereza undi muntu kuko yenda yagize iryo rari nakazike rwose ntago byagasenya urugo. Niyo byaba incuro ijana yubahirije za nshingano ze. Ako ni nabyo ni ukuri. Hari abantu bavuga ngo abagabo baremanywe irari. Nibyo nuko bateye n'umwana wabyaye ari we ukahita uhindukira ukaba umugore we cyangwa ukaba umugabo byabigukora. Ndabizi Krista icyo kintu cyanga kubi. Uramutse ngo uciye inyuma ngo byaba birangiye. Ndamuzi Krista ndamuzi skunda byanga. Tunagana ku musozo umukobwa bita Jackie ngira ngo uramuzi aba muri social media numwe mu bantu bafite n'amafoto ayambaye ubusa kuri social media platforms ze yabonye fiance warabimenye? Narabibonye ndumva narebye kuri YouTube kunubunyura cyangwa byabaye nawe uri muri event hari nabibonye ndumva ejo. Yego. Wabyakiriye gute kuba umukobwa nkuriya yarazaga gatukana tukabagabo tukabagore bose nta muntu wamukiniragaho akavuga ko yinjizaga abagabo mbese yicuruzaga ariko uyu munsi ifitiye
none Umutware. nimba byari bimutunze njye sinjya mveba umuntu abega iyo umuntu ngiye naveba uramukuroga uri kubyumva yego uri umuntu wagambanira igihugu uri umuntu nyine wakica umuntu mu buryo runaka Yego. ibyo bintu rwose ibyo bintu ni ikibazo gikomeye ariko kuvuga ngo umuntu ngo yagiye ngo gukoresha ngo umubiri we kugira ngo abone ibimutunga kugira ngo abone imibereho yego nta muntu urega uba wishimiye ibyo bintu yego nimba aba yahisemo kubikora ni uko nta bundi buryo afite uri kumva njye rwose ntago uriya mukobwa njya mukurikirana cyane kereka iyo nguyeho nka gutyo nkareba akantu cyangwa nk'ikintu runaka kigatrendinga ariko mana yanjye uriya mugabo yabonye imana imuha umugisha njye nsabiye umugisha umugabo we yego utaritaye kuri ayo magambo yose bavuga kuri social media cyangwa ku magambo we ubwe avuga urumva nimba yaravuga akoresha umubiri we uwo muntu ntabyitaho akumva ko yenda yashakaga imibereho urumva yego ni ukuri akagenda akamukunda akaba bagiye kubana wa mugabo we imana izaguha urugo rwiza imana izaguhe guhirwa imana izabafashe mu rugo rwanyu ni ukuri ariko bakunda no kuvuga ngo abakobwa ngo bakundanye cyane cyangwa bagiye mu bagabo cyane ngo barubaka pe impamvu aba yarababaye niyo mpamvu nakubwiye ngo ntago abazi ntago ibyo nababikora kuko ari we ubishaka abikora ku bw'ubuzima ni ubuzima buraturya ubuzima ni hatari ubuzima urumva ntabwo yaba abikoze yishimye rero iyo yagize imana akabona nk'uwo muntu nta kintu aba atarabonye mu maso ye nta kintu aba ataranyuzemo rero aragenda nyine akicara agatuza kuko aba yarabonye byinshi byiza n'ibyinshi bibi aragenda rero akicara agatuza cyane ko abona atanakunzwe umuntu wese uza akambwira bagiye kubonana ari ukumubwira ati how much ubwo se wakishima gute rero icyo gihe yabonye umuntu umuhereza urukundo we not atatuza se akuba wicare yubake hari umuntu twaganira arambwira ngo iyo umudamu nk'uwo ngo wanyuze muri relationship nyinshi zitandukanye akagira amahirwe mu rugo gusa nk'amezi 3 yaba abayeho nabi cyangwa neza ariko ari kumwe n'uwo bashakanye ngo ahita mind yo kubaka ngo itiza ku kanya ngo itahinduka cyane kebo wabyizera ese umusore abaye ikiko keza bashatse kumujena we basaba bagiye kumuheka twikomereza wari ufite igikorwa cya Diva Beauty Awards cyarangiye guhera kuwa mbere nashakaga kubikubazaho urabyibuka kuri telefone nakubajije Nike ko ngushaka kuguhamagara mu kiganiro turavugana ryari ariko nawe wari busy naniwe yego Diva Award yagenze gute yagenze neza cyane mana yanjye mwarakoze kwitabira mwarakoze kuhaba ku bwacu ibyifuzo mwashikaga kugeraho byose byagenze neza cyane pe fresh nta mbogamizi zajemo yenda igitaramo cyatangiye gitinzeho ariko nabwo aho byatangiriye byagenze neza abantu baraje nabo tutari twiteze baraza hasaga neza tubona ko n'abantu bishimye byagenze neza ni ukuri Shadibu ni umwe mu bantu bari bafite vibes ziri hejuru wabibonye ko afite n'umukope mushya nabonye umuntu bari kumwe ariko ntago yamupresence hariya nk'umukope birashyushye ntabwo wabibonye ko yanabipostinze kuri Instagram ye yavuze ngo iki yavuze ngo hari ijambo yakoresheje ntari buvuge ariko ritangirwa na B mu cyongereza yakazana ni BITCHES bitches oya ntabwo ari kumuze ngo we are happy nyine iryo jambo naryo ego ariko postinga we na n'umuproducer wo mu Rwanda witwa we nyine basoma natwe aba mu Rwanda yego ni umuproducer Papa Cyangwa ntabwo rubizi iyi ni producer Papa Cyangwa wabibonye gute baraberanye baraberanye irakapi imeze fresh ni kwa kundi igikara cyanjye kijyanye n'inzobe yawe
baraberanye. Hari abantu benshi bavuze bati iyi award Diva Awards baclaiminga ko ngo amanota ngo Shadibu ngo ntiyarayakwiye ngo harimo ngo abandi bakobwa ngo ba Tracy ngo ba Vanessa Haisa ngo bande ngo Shadibu ngo yaguze amanota akayagura kwande nanjye biri kuncanga barayagura hariye wanyu yego kusha twebwe se ko tudacuruza amajwi kabisa twebwe abantu baratoraga natwe tukabibona gutyo uri kumva yego nta twabikurikiranaga nko namwe muri kubikurikirana ntago kandi ibyo bintu ntago byari bushoboke kubera yuko nimba ari twagiye tubona ibintu byinshi byagiye bisenya amawadi yo mu Rwanda cyangwa ibindi bikorwa bimwe na bimwe byo muri showbiz bakazanamo ikimenyane nziranye n'uyu cyangwa se unkeneye amafaranga gutya na gutya niba warabibonye yaba turi abantu bakeneye amafaranga twari bwishyuze yego sorry twari bwishyuze ariko twebwe twashaka ibintu bisa neza kandi biciye mu mucyo nta muntu waguze amajwi uko byagenze ni kuri byagenze ruswa ngatambuke yego ruswa nese ubundi reka nkubwire tuvugisha ukuri sibyo niba umuntu ubona amajwi yagize sibyo ntago amajwi ariyo yonyine twagendeyeho twagendeye no ku bindi byinshi rero kuko mbona iyo telefone mbikwereke kubera ko Abanyarwanda bemera babonye reka mbikwereke abenshi ngo Shadibu ngarashaje ngo ntago ari gutambuka imbere barabana ashaje se ariko mubarira hehe imyaka y'umuntu nanjye sinzi hano bahera nge ntago ndimo Shadibu se ko mbona ari muto Shadibu ni umwana ariko arya abandi bakobwa buriya bari barimo Shadibu se mukurura ntabwo nzi imyaka yabo bose ariko uko umuntu azwi cyangwa se yagiye agaragara cyane cyangwa uko ku isura ye kuno ameze ntabwo ari byo bivuga imyaka ye urumva ari igihe umuntu aba yaragize amahirwe yo konka akaba afite amashereka mu maso yego hari igihe umuntu aba yaragize ubuzima bwiza agakurira mu buzima bwiza akabona izo za nido kabinywera ku gihe akaryama saa sita urumva uwo muntu ntabwo wamugereranya n'umwana waba ufite imyaka 5 bakamuhereza akabido karindwi ujya kuvoma hariya avuye ku ishuri urumva ikindi kintu kuri Shadibu ngiye mbona abantu bamwibeshyaho Shadi yaje muri ibi bintu bya showbiz ari muto yego noneho avugwa ahubwo igihe kirekire cyane bisa nkaho nyine abantu bameze nko wagiye baramurambiwe kumwumva mu matwi yabo urumva bakumva nyine bamaze igihe kinini bamwumva bakumva ko ashaje muri bo ariko yabijemo ari umwana nagakuze ntagashaje icyo kirasobanutse reba amajwi aya majwi Shadibu na Tracy kubera ko abantu ariko nta nubwo twabyumvishe bisakuza ngewe ubimbwira ngewe barampamagaye barabimbaza kandi noneho umuntu wabimbajije ni n'umuntu nyine uri muri showbiz atari koko mbona bakeza muvugana wazamutubarije ko bivugwa ko ngo amajwi yibwe ngewe n'ukuri niwe wenyine wabimbajije ubimbajije cyo nakoze nese naka historique yego yuko abantu batoye nanjye nanamutoye arafite nimero 2 yego aya rero aya majwi nayo mu minota ya nyuma nuze yafunze saa 6 zuzuye yego urabona hano nene yatoye ku itariki 27 yego saa 6 zuzuye yego yatoye saa 5:59 n'amasegonda 43 Shada tora saa 5:59 n'amasegonda 57 birasobanutse ubwo ninde watoye nyuma ni Shadibu bivuga ngo rero uyu nimba yarashyize 100,000 ndetse nkwereke n'ahandi arongera atora saa 5:59 n'amasegonda 27 uyu ni nene Shada arongera amutora inyuma we yatoye n'amasegonda 35 yego sibyo aha ni n'amasegonda 30 uyu yatoye n'amasegonda 20 yamusigagaho rero uyu yatoraga mbere Shada akahita atora nyuma
akahita amurusha amajwi. Rero historique ngiyi abazayishaka bazaze kubaza kuri Diva House of Beauty arya yego Diva House Beauty Diva House Beauty korera Kicukiro. Uzakenera rwose amakuru yumva ashaka kumenya y'impamo atari ukubeshya azaze dufite historique. Ikindi aya majwi nimba bijya muri rura nimba ari kuri abasetingamo ibintu byose yego ntago wowe ushobora kongera ngo bisetingemo ngo oya no muri sava biba bijya nta hantu bijya. Ubwo rero oya mujye munyurwa nimutsindwa mwemere n'abatsinze baserebre nimutsindwa n'ubutaha baba bazagira. Kandi nene yishimiye award nawe yatwaye njye narabibonye sibyo kuko yashimiye abantu wabonaga 3,000,000 nawe ntago ari nkeya ntago ari make naga amafaranga make ari make rwose. Hari ibyo baba bashoye se simbizi byanashoboka ariko ntawamenya kubera ko twebwe service zijyanye n'ubwiza twarazibakoresherezaga mu gihe cyose bari kwiyamamaza abakobwa bose tukazibakorera mwamuhaye 6 nabonye sheke ari 6 sibyo. Rero nimba ari icyo yashoye nge sinabimenya nimba yari itoresheje nimba ari abashuti be bamutoye nimba ari famille yamutoye nge sinabimenya icyo twarebye n'amajwi. Birasobanutse anniversaire rero irakomeje uburava mu rugo ryari cya Jackie ni ubishinzwe nze kumubaza umubaza ariko ubungiye kugira bankorera umusatsi ona ko njagaraye nkora ka makeup urumva taza kwibagirwa guha busy izo ndabyo ariko nkundi ndabo mana niko ubwo Jackie niwe nkomeza kubaza gahunda kuko zirakomeje nabibonye ntabwo muri bupfe gutaha gutyo. Nanjye ni nusi kivi cyase nsoje akazi mbahamagare uduhamagare n'ukuri kuko ntago ndi buciye tujye kwikorera hano hafi ari handi hakurya ndahari ibyo bintu bireke kenda gushimiye cyane kandi ukomeze kugira ibihe byiza iby'Imana ko twabureka gato ko twavuze guhinga kutanjyana guhinga nari amaguru ya Jack nawe yajyana guhinga ndakujyana muri weekend nawe weekend buri murandi naba nkuze niko mbwira we gihe ushaka ke aya tuzabipanga narebe nje mbwira igihe ushaka mu mpera z'uku kwa 11 tujye guhinga umuntu uzamenyesha nawe se kombona cyangwa tujye gukura ibijumba Emily Yesu uzi guhinga ni arazareba undi muntu ujya kuri kamera Emily yaze duhinga aze nawe duhinga sha your challenge iyo ndayemeye kabisa ke umunsi mwiza w'amavuko turakwifurije Imana igwe ibyo wifuza byose imodoka zikomeze ziza kuri gift nyine nk'ibisanzwe nshimira Jackie cyane Jackie yadufashije yabaye umwe mu bantu batumye ufatwa umunsi mwiza cyane cyane kuri mwakoze Iris TV ndabakunda cyane muri abagaciro shanishimye kandi Imana isubizaho mwakuye amena ni ukuri bakubire bacira inzira iburyo n'ibumoso baharurira inzira ubundi nyine turi kumwe amina